bamwe abandi barasiga nabo turabahemba ndabyibutse ko nta bikeneye kibazo mutapingi nazo zirakenewe rega kuko nazo zirakenewe nubwo ntazi akamaro kazo buriya kugeza n'aya masaha ntabwo Oya, uzi ntabwo uzi akamaro Bijou. kazo Godfather wallahi Oye comment ya Pionika. Ngo aka yavuze ngo iki? gafoto ka Bijou ngo karimo kunshyushya. ntabwo ari we Pionika wanditse mama Umva genda wikamure Pionika. oya se kandi ndakubujije Ndakubujije. sigaho kwikamura ni gute Ntabyo nzi. najye kubaza tara Godfather oui bebe Godfather uri oui kureba uno muntu wanditse na umuntu ubanjije izina rya Nadia buriya bankoze mu bwonko ngo Nadia nawe ntugahubuke Kinyarwanda ni ngumu Nadia uriya wavugaga ni za AI ziza kwandika ntago ari umuntu. Ibi ngibi uri kubona muri comment. ni skama mubarabu ahubwo hose aba ari ahari kumanyoko ndakubujije Ariko yari ari kugusobanurira n'ibyo. nyine muhoye ubusa Ntago ari umuntu. nyine nadi ibyo ngibyo ntabwo ari none se uzavuze nde uramuza uwavuze se uramuzi Nadia ubwo ndabizi ubwo mu kanya bigiye kukujagura waretse kuzana drama tukarya amakoyini subira muri spirit ayo baguha bano bataya amazi ntabwo bari gukandaho ureba nawe umeze nka nitwe tugukunda ariko abandi barakwanga Godfather barakwanga umeze nka rapoete nawe hoya ugira gutya zajya bikagutura imana hoya ni ukuri njyewe se wumva njyewe nanjye nayiga nayiha igira hino gatoya igira hino nayiha igira hino se aho kugira umuntu yanesha umutwe ngo njye nayiha nkayahereza na ya yindi yanjye yamaye nkongera nkisubiza nkongera nkiha gutyo kugira umuntu azanesha umutwe aragutesha umutwe utagira kugira ngo uneze abantu nawe ariko Godfather ko numva nawe Godfather nawe ndakwanze ntabwo wagira ngo ubishobore bumva runaka rukanya dushwane tuborokane izi kabiri zigerekeranye ni gutya ngomba guhora cyangwa hari ukuntu mwashyiramo n'eshatu ntabwo ari ebyiri najya ngo bwa burozi bumushyizemo bugushyizemo sheri kanongere kamwongere Nadi ndabona biri kugenda biva kanongere mvugute sheri noneho usarire burundu nkundire rimwe vuguta Nadia yongera wumve Nadia icugucugucugucugu Nadia ubu urazamutambuka amata mpaka tumwendeye Sumbawanga. Nadia yanze kumva amaji reka arumva ariko nta kibazo. Nadia jugumira Big Jess bigishwe Nadia zirakomeza Nadia ko ntakubona Nadia yaje bukabaye ndi kumubona mu mazi. Nadia murakoze. Nadia yaje buraba tuba turangije fe cyane mbure turaramukanya naza araza yisiza amarangi arimo kuri charging. I told you. Nadia rega Godfather nawe wamucikira nushaka wikwibabariza umutwe uri guta inyuma yawe Imana bamubwire rero Ko se mwambonye nakaba mbwira Rukundo kuri kw'Imana nyewe umva Godfather njye kumuvaho pe kuko umva hari n'abantu bashaka imirongo ku ruhande bakaza bakanuka hasi ngo rikunukire kibabwira ngo barakahambirwe. urambwira nk'uyu nguyu arimo aranukiye imbere yabo ndetse urumva mbashoboye ntabwo mbashoboye
azaba agufasha. Erega kubera ko yandutse kama ni kuntuka kama ni kunduka kama ni akinichambia hapa biko asikia hapa wanasikia hapa sasa kwenye biko asikia nabo batenda kunichambia huko anukiye hano bakumva aragenda nabo baraza bakanuka kuriya iriya hirya Yani wanakuchamba mara mbili na sio vizuri. yana wanafua mara tatu mara wanafua si Nadia reka nkubaze iyo bagututse hari icyo uhinduka ku buzima warubayeho? anukiye hano itokeye kuko nanye Yes, namusubiza baragutuka anukiye kuri ariko WhatsApp ndababara mama nothing ndababara change your life. kuko nagumaza hano bakuri nimero Umeze yanjye neza. Birasaba ngo wiyakire nta kindi. La Miracle acha nikwambie kaze nkubwire rero iyo banutse ngo tukumva kwa Godfather nawe bakavuga ibintu bitukanye kubera ko iyo mututse rega ni igitsina hungu nuwatwa musaza wanye nawe abatutse papa wanje uko ni igitsina hungu nawe igitsina hungu ntabwo kibaho uramutse bisobanuye ngo kaze ngusobanurire umbwiriye umuntu ngo umuhungu nzi ngiye dukunda nawe nangwa tuziranye nawe okay ntabwo dukunda ntabwo nkuzi ariko musaza wanje nawe papa wanje ukuvuga ngo imbwa aba ari ikintu giteye ubwoba kuri ngewe kuko Nadia unukiye abantu benshi cyane Nadia njye navutse ndi umukobwa Niyo umwe mpamvu nkubwiye Nadia nyumva bisaba hano kwiyakira. Nadia nisikie bien haya niambie unaweza shangire ile nani ushobora guhindura conversation okay acha basi ndiache usiongeze ibyo bintu bireke urimo kumva okay najua vipo hapa na ikale kwa sikiliza nasema acha na ile conversation okay sitaongeza Emio. okay La Miracle wameza Uko nyonyo. niko nyonyo mambo niko aje ukuva Godfather yambujije nta kintu nakongeraho Icecekere mwana wa mama. Twikomereze. twagiye Mhm. ngeze hano se ngeze hano se ubu bibaye saa saba ubiye kuba saa 8 saa nijoro gusa ndi buryamera ntabwo ndi buryame Komereza aho nyine. Ruth, Twagiye ahangaha tukaryama ahangaha umva ko dufata ntabwo ari bufunge mfunga nageze kuki ariko yagiye gufunga ntabwo ababwira ko agiye gufunga ahita agira ngo shwa duhita tumanuka nk'imvura. nawe urabizi ikintu nkundira umvu imungu nta muntu umuzi Okay, Rupewete ndakwishyura amarigani yanjye. Oya ntago ndakwishyura amarigani gusa ndakwishyura n'indege. Ego. uvuze nde Rupewete. Mwishyure wanjye w'umubiri reka ndacyari mu gihugu cyanyu sheri. urashaka umukanda y'indege yarahavuye. Oya Rupewete we turi kumwe. Ndazi. Rupewete yarahavuye. Ndazi. mama Lili basi na mimi nifikisha huko yule nione kama nitafika na mimi Rupewete je suis avec toi mon bébé d'amour. kansabirize mu kinyabupfura erega garinda y'abahata mu mutwe mpaka kandi mbe nyutinze sheri wa sheri kumyutinga nkahita nkanda kuri kara kaboro kahita kagiye ariko kabano Karame. ntabwo wanshyira kuri 23 nk'umuntu w'umusaza Oya Rupewete nta urakoze Rupewete urashaka uzamuka. Okay. Ubu se manura gato Rupewete ngo ari ikintu ashaka kuvuga. nkumanure Alimanure. reka wibeshye ugende ese Lili ubona ndabapfuna we kuvuga ngo munzamure nusitro muzamura oya tubishyize kwa hehe kumubwiye ngo uramuhereza ngo agende Rupewete ibyo ukeneye ntabwo ari hano pe. Kristo, ya thank you so mubwiye ko much. atari hano ntabwo ari hano kwa Godfather we ya Ntabwo ari hano ariko kwa nawe. Godfather. mubwiye ko atari hano man We now Ntabwo ari hano. Kristo, thank you. Rupewete shushu ndaza kuguhamagara mu mwanya sibyo? umva nkubwire arabutumira hahandi ntabwo ari hano kwa Godfather we ya tusumbu bavugana. Kristo, thank you so much. kona ngira umudomo ibona impamvu abantu bazandoga Umva ngo riri ngo ntugende ngo ndimo kureba ikibuno cyanjye mukirebe mu gikunde n'icyanjye Imana yanyihereye. So what? Clock it. Kubeta banamwita Fisto. Ikibuno cyanjye se mukirebe mu gikunde. Vision ntureba ngo bari bareba ikibuno cya Lili
nibakirebe bagikunde. Mutini wanje bamureba mukunde. koko yiwe Yesu ikibuno cyanjye we mukirebe mu gikunde. sibyo Kristo, thank you so ariko much. biju warahumaniye kweli Mutini wanje bamureba mukunde. kano gafoto nta kuntu Igihe wakanyubiza baba bahereye n'amabuno, none se ubundi kuki batareba akaboko cyangwa igihe imisatsi? baba bahereye n'amabuno wagira nicyo gice afite. Ntabwo barimo kubona poitrine. Ikibazo nuko bareba amabuno niba nankandeho. Ubu se koko kuki mutankandaho basi ngo ngeze muri 30? Nicyo ikibazo cyabo barareba gusa Ikibuno cyanjye ntabwo barareba bakavuga gusa. ndetse reka mbabwire ukuntu ikibuno cyanjye nagikoze. Hasi nabwo nababwira ikibuno cyanjye nagikoze. Mureke Nagiye gukora twumve gym. uburyo yakoresheje tuzabukoresha. Nagiye gukora gym bintwara umwanya munini. Jim wayikoze Yego. imyaka ingahe? Nk'itanu.